Reka mwifurize kugubwa neza, mwifurize ibihe byiza cyane aho dukurikiye. Mvuge nti nanone umwaka mushya muhire. Ndizera ko mumeze neza. Ngo ikaze kuri iyi channel Reba Plus. Tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'urukundo, ibiganiro by'imibanire. Impamvu rero itumye dutangiza ibiganiro ni ikibazo gikomeye cyane kiri muri societe nyarwanda. Hashize iminsi kumvikana ibintu bijyanye no kwiyahura, ukumva abantu ngo biyahuye hirya no hino mu gihugu, kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko imwe mu mpamvu zikomeye zitera kwiyahura ari amakimbirane yo mu miryango. Aho rero hazamo kutumvikana hagati y'abashakanye n'ibindi bintu bifitanye isano n'urukundo. Ariko ibi bintu ntabwo tubishaka mu Rwanda ko abantu biyahura. Ntabwo dushaka ko abantu bagira ubwihebe, abantu biyanga, bakora ibidakorwa, ibidasanzwe, bakabaho nkaho nta cyizere cy'ubuzima. Ntimugacike rero n'ibiganiro bitandukanye. Ahangaha tuzajya tubagezaho inama zitandukanye, dukore counseling abantu bafite ibibazo bikomeye hano hanze, abantu bararemerewe. Waba ufite ibibazo mu rukundo, umukunzi yakwanze, urugo ruri gusenyuka, ugiye gukora divorce, cyangwa se wabenzwe wumva isi ikurangiriyeho, waba ufite icyangiro ubona nta cyerekezo cyo gukora ubukwe, cyane ko muri iyi minsi bavuga ngo nta gikwe, cyangwa se ubona urukundo rumeze neza ariko nawe wenda ejo byakubaho bikamera nabi kubera ko turi mu isi hindagurika. Ushobora kuduha comments cyangwa se ukatwandikira. Tuzubaka ingo zari zisenyutse, tuzakomeza inkundo zari zisanzwe zihari. Ni hano rero kuri Reba Plus uri kumwe na muganga w'urukundo uzajya ugufasha muri byinshi bitandukanye. Icyo nagusaba rero ni ugukora subscribe ahangaha kuri Reba Plus, kandi ugakanda hari inzogera, kubera ko tuza kugira inama zitandukanye zagufasha mu bijyanye n'urukundo. Reba Plus tuguhaye ikaze aha ni iwanyu. Ariko hari abantu nabo bibaza ngo ese ntabwo umukobwa ukunda banza umuribwa urabona kwiyahura ari wo muti kuko nta kindi umuntu aba asigaje ku isi. Ufashe umuntu ukamwizera ukamutaha amafaranga yawe ukabona ihangane, sibyo? Ihangane tugire ikiganiro. Wiha umuntu ubutunzi bwawe bwose, amasaha yawe yose, ibintu byawe byose mu buzima ngo wiyibagirwe. Urukundo ruracyashoboka, Sandra, biracyashoboka.